umugambi w'Imana ni muremure ku buzima bwawe. Haleluya. Nibashake bashiri inyanja imbere, Imana yabasha kuyikamya. Haleluya. Kandi Imana ibyo byose bikorera urukundo rwayo. Urw'Imana idukunda n'abantu, ayiwe urukundo rw'Imana rure cyane. Urw'Imana idukunda n'abarurondora. Ubwo bamaye buruse njya kwiga hano muri ngiye kugeza aho Imana yampereye agakiza. Banzana hano i Kigali, ariko Imana yari yarabanjije kunzanayo yankoreye maho. Haleluya. Dushimira Imana. Uyu mubyeyi yarampanuriye kera nkikizwa ndi hano ndi gukoropa. Haleluya. Menya atarakibyibuka. Haleluya. Nukuri ibintu byose yambwiye kandi yaraje. Icyo mwibukiraho nuko yabaga yambaye rinete, ahita ajya mu mwuka. Imana ivugana nanjye ndi kwikoropera nta bisirimba byinshi. Amen. Imana ishimwe ko itwemereye uyu mwanya rero kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ihabwe icyubahiro. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda. Urw'Imana idukunda n'awarurondora. Ayiwe emona zaya kitu zakosi elegona sa. Urukundo rw'Imana rurerure cyane, urw'Imana idukunda n'awarurondora. Ego yastikita elemona gana. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane, rw'Imana idukunda n'awarurondora. Urw'Imana idukunda n'awarurondora. Urw'Imana idukunda n'awarurondora. Sawa. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Sawa. Wewe mugiye kwicara. Dushimiye imbabazi zawe, dushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko waduhaye Yesu. Enemona zayakita yatanze umwana wayo w'ikinege ikamuduha ku bwacu. Izaburute kumuduhana n'ibindi byose. Tugurere kide boya saya keta tunimoneza ya lala kide bosaya. Tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye urukundo rwawe, rumwe rwadukuye mu byaha, rumwe rwatumye utunyura utwigaragura mu ivata. Saya namona nakirigeza yataya monasi batubwira ngo tubeho. Ayo mashina yawe Yesu we, izole bola keta ya namona saya, izole bosie keta bosaya, izole
izo mundu nazo ni izawe Yesu. Habwa icyubahiro mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Aleluya. Abadamu baratubyaye, Imana ibahe umugisha, ariko ntibakaturire mu mibare ngo bavuze impundu bonyine, twabagabo natwe tubirebere. Abagabo tuvuze izo mpundu muyivugirize, Imana muyivugirize impundu. Amen. Nitwa Imana Karamadeo, ariko Imana itureberera aho tutareba. Hari ibico baducira, Imana ikabicagagura. Hari imitego batega, Imana ikayikuraho. Hari za bariyeri boraketa, hari za bariyeri bashira ku buzima bwacu, Imana ikazikuraho. Bavuze amagambo ariko Imana ivuga ijambo. Barebora siyeketa, baravuze ngo ntabwo tuzikamira nayinga, Imana iduha yinka. Aleluya. Kivugo to kiraryoha n'ukuri kw'Imana. N'icyo ushimeze neza. Aleluya. Dushimiye Imana yadukuruje umurunga w'urukundo. Turi iyo hirya muri za karande, turi mu byaha, turi iyo hirya ikatubwira ngo tubeho. Aleluya. Ukuri ushatse wayongera amashyi. Nitwa Imana Karamadeo, mu rugo ni hari ibugo y'Igisenyi, ariko mbinaha kubera umugambi w'Imana neza neza. Niho navukiye, ngiye gutangira amashuri ntangirira hano Murabutura. Hano hirya niho natangiriye neza neza. Mu wa mbere narahize, sinari ndasoza ariko nongera nsubira mu rugo Igisenyi. Nkigerayo nabaga uwa mbere, mu wa kabiri mu wa mbere, mu wa gatatu nabaga mu wa gatanu, mu wa kane urabizi ibintu by'amashyari bibi yo hirya mu cyaro. Baratangira baravuga ati kano turi kubona ko ari cyo kazagira nyina umumaro, katubanze twakikiza. Barandoga ndwara umwaka wose, inda yari yarabaye inzobe. Imana n'ukuri yadukuye kure. Aleluya. Hari umuntu wanditse ngo yatumenyere kire mu nazaya kita, tukiri insoro mu nda z'abandi, ngo itweza tutari twagira gute, irangije idushiriraho kubikiyemwe kuba abahanuzi. Icyo gihe Imana mama we n'umurokore hariya neza mu rugerero, n'umudiyakoni, babaga bagiye gusenga. Namwe murabyumva, Imana irababwira ati mumuhungishe umwana wanjye azamurera. Ntabwo ari iby'iki gihe, byari biri mu mugambi w'Imana. Aleluya. Ubuzima ucamo siyegerevo, bahungisha umwana Herode ameze nabi. Aleluya. Bamanuye bampetse, nta nubwo nashoboraga kugenda. Aleluya. Ubwo ndwara umwaka wose, kanihutishe nsubirayo, abandi baransize. Kumva numva ibintu by'ubwenge byari byaragabanyutse. Ndi kwihutisha iminota ndayijyanamo neza. Ndiga, banzana kwiga mu Ruhengeri, ndahiga. Mu wa gatandatu nzindi cya leta ku mugambi w'Imana. Aleluya. Mu wa mbere banyohereza ahantu hita Rwaza, ariko icyo gihe njye ntabwo nari ibintu byo gukizwa, kwa kundi gukurikira mama gusa, ntabwo byari biranzamo. Aleluya. Umugambi w'Imana ni munini ku buzima bwawe. Nukuri ni muremure, ni mugari, kandi icyo Uwiteka yakuvuzeho batubwiye mu nzozi. Aleluya. Dusobanurire uriya mubyeyi wacu, Imana imuhe umugisha. Nibashake bahaguruke, nibashake bakurwanye, nibashake borasiya ketabosaya, bashiraho n'amasasu n'ibiki byose, Uwiteka azitamurwa gisohora. Aleluya. Ubwo aho ni nkaho nari mfite ubugaceri bwinshi, soje baranyirukana, nsubira Igisenyi njya kwiga i Goma. Maze kwiga i Goma, nabonaga ibyo twiga mu wa kabiri, nako ibyo twiga mu wa kabiri nibyo twari twarize mu wa mbere. Ndavuga hano ni fake. Niko byari bimeze. Mitamvamo. Mvuyemo, ubwo ni nkaho byari bimeze nk'ibirangiriye aho, ariko umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwacu. Aleluya. Kandi turi mu byaha. Ubwo navuyemo, nyine urukumva sinanasengaga, siraye iby'Imana nuko bijyamo gusa dukurikira ababyeyi. Noneho abandi bageze mu wa kane segonderi,
ngiye rukumva mu wa kabiri sinigeze mpiga no mu wa gatatu. Bageze mu wa kane naye ndavuga ati ngiye ntabwo nzasubira inyuma, nanjye ngiye kujya mu wa kane. Kandi n'icyo byagenze neza neza, mpita njya mu wa kane neza neza, ndavuga ati aba twari turi kumwe, nanjye ngiye mu wa kane. Nageze mu wa kane niga ku kigo cy'ababikira hariya ku muhanda Gisenyi. Ababikira barankunda kuko ukumva guhera mbere two kumenya ibintu no kubikurikirana Imana yari yarabayinshizemo, ngira amanota 67. Uwo muntu baba bakimwirukanye mu wa kane. Mu wa gatanu naho ndahiga, no mu wa gatandatu Imana iti nkubita buruse neza neza, ninjye bagarukiyeho. Haleluya! Umugambi w'Imana ni muremure ku buzima bwawe. Haleluya! Nibashake bashiri inyanja imbere, Imana yabasha kuyikamya. Haleluya! Kandi Imana ibyo byose bikorera urukundo rwayo. Urw'Imana idukunda n'abantu, ayiwe urukundo rw'Imana ure cyane. Urw'Imana idukunda n'abarurondora. Ubwo bamaye buruse njya kwiga hano muri, ngiye kugeza aho Imana yampereye agakiza. Banzana hano i Kigali, ariko Imana yari yarabanjije kunzanayo. Ukumva kuva kera na twari duhafite famille, duhafite umumama, umugore wa Muyomba aririmba muri ya korali y'ababyeyi hano. Haleluya! Naho twabaga rero, yitwa Mama Yves. Imana ishimwe kandi ijye imuha umugisha, yatubereye urugero rwiza. None muri kubona ko ndivuga neza neza. Haleluya! Satani nashake yahura nuko nageze mu wa mbere, nakoraga ikanumbe bahita banyirukana, kumbi n'umugambi w'Imana. Ndaza turabana rero, ubwo nibwo natangiye kuzajya nza gusenga. Ariko aho nari maze kwiga ingeso mbi, kunywa urumogi, ibiyobyabwenge, kujya mu ngeso mbi, indaya, ibiki byose. Ariko Yesu aradukurikira. Haleluya! Yesu ni mwiza kandi umufite ntacyo yabasha gukena. Haleluya! Rimwe nigeze kunywa urumogi, nkunda kukavuga hano mwaka gakorosi, no twajya kurugurira. Maze kurunywa ndagenda mbeshya ikigo cyose aho niga muri university ngo murumuna wanjye yapfuye. Barakoteza amafaranga barayama, nisubirira kunywa urumogi rw'Igisenyi. Nayo naravuyeho ntarunywa, segonderi yose nayisoje ntarunywa. Njya no kugura urw'Igoma, ngo baravuga ngo habaho urw'imitwe, ariko ntabwo ndi kurubarangira. Aho hose nahanyuraga ntazi ko bihaba. Ndagenda njya kubigura, ariko nta muntu wigeze umurikirana ese ngo yapfuye, murumuna we koko yapfuye. Aho hose ni urukundo rw'Imana. Imana yakomeje kudukingira ikibaba. Ndi mu wa kane segonderi, twiganaga inkweto z'umukara gusa. Byari itegeko, nagiye hari Igoma n'isoko ryitwa Mukadeko, kubera gukunda utuntu twira cyane n'utuntu tw'ubusitari cyane. Nibamo inkweto, kandi abakongomani bo bagufashe bagutwikisha ibipine. Ariko la bola siya ketabosaya, kuko Imana yari yarambwiye ngo nzayikorera. Haleluya! Utukweto tutudehashi tuzamuye, ndebera ibintu nari kuzirana ukuri kw'Imana. Imana yo kabyara we, baramfata bakurura igikapu nari mfite mu mugongo, kibaba nicyo basigarana, ubundi ndirukanda basiga. Imana ishimwe cyane, aho bari kunwikisha ibipine, ariko dushimiye Imana yagiye iduhagararaho. Haleluya! Atumenye tuyikiri insoro, nari kuba mpagaze hano, mujye mwitonze, sinari kuba mpagaze hano. Haleluya! Shimwe Imana warakoze, ushimwe Imana warakoze. Haleluya! Yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, yatubambiye amahema, uwo mwami nahimbazwe. Amen. Imana ihita inkubita agakiza rero. Imana yamuhereye agakiza hano kanje. Noneho apana ibyo kuvuga ngo ni iby'ababyeyi. Ndaza hano nje muri burakeye ku cyumweru, ninjye watuye mu iri teraniro ngiye nyine n'ukuri ko Imana 2014. Ariko mwakomera Imana amashyi, igitare bona keta bosa yakire. Kandi hano hatura abantu benshi, nako hayihana abantu benshi. Ninjye waje ngiye nyine neza neza, baransengera hano, numva ikintu kimeze nk'umutwaro mvuyeho. Kugeza icyo gihe nakoreye Imana, sinongera gusubira mu biyobyabwenge n'ibyo bintu by'ubukobwa byose bita tokashita. Nimona kita bosa, abameze bacu bose tujye tubatera umugongo, niko bimeze. Haleluya! Yesu abamfasha. Ubwo nyuma narasenze, maze kumva ko hari undi mubatizo w'ibintu bya Mwuka Wera. None ndavuga ati ubu nanjye biriya bintu bya Mwuka Wera ngomba nanjye kubibonaho. Haleluya! Ijambo ryarambwiye ngo icyakora
muzahabwa ikiyeme imbaraga umwuka nagira gute muzabiki muzalebola ketaposa. Intumwa za Yesu 12 zagendanye na Yesu ariko nta mwuka wera nta kintu wako. Petero ejo bundi aherutse kujya gusubira kuroba arababwira ati muzi umugabo yaratubeshye twisubire kuroba. Bafashe Yesu azamura inkota n'ibyo barirwaniraga basubiraga mu byo bahozemo batari buzura mwuka wera. Yesu amaze kubareba aravuga ati ndacyafite byinshi byo kubabwira, icyakora muzagira gute. Yuzuye mwuka wera ntabwo mushumba wanyu akujya hejuru mutura uribwiriza, mwuka aragusura. Ngo yaransuye aravuga ati ugomba kuza hano. Bundi yo mbandikiye muye muzi ko yansuye. Haleluya. Bundi ndaza nkicarira. Amen. Mwuka wera arakubwira iyo ayo mamini birirwa wiyambika ubusa. Mwuka wera akakubwira tujye wambara ucya wowe. Hari umukobwa umwe merutse gufasha mu buryo bw'umwuka yagiye muri korali hano mu Gakinjiro, yaradirishaga korali. Noneho umwuka aramukacira akazamubwira ati bari bakabutura bambara abakobwa butoye. Mwuka akamubwira ati kakantu gakuremo yuzura umwuka wera atari yazi nahi wacu muri ADPR. Umva ngo buke rero reka nkomeze kumuhata isengesho no kumufasha Yesu amumfasha kundusha. Haleluya. Yesu amwuzuza umwuka wera ari kudirija korali hano hirya Kimisagara, ari kudirija umwuka wera uramufasha avuga indimi. Abapadiri bahita bamubwira ati jya muri bene wanyu hano ibi bintu ya doketa bosa yakire. Mwarimu Jean Paul ubu niwe musigara ni uri kumukurikirana ngiye kumva nyine namujeje mu maboko y'abatambyi. Haleluya. Imana ishimwe. Ibyo bintu tuzabigarukaho umuntu akwigisha ibintu by'umwuka wera utari wawuzura uburaga pire matire uburi igice. Urabona uburyo bamuvuga nk'isasu neza nuko yawunyujuje. Haleluya. Nyuma ya Imana yanyuje umwuka wera n'ibindi nkorera ubukwe nta natanu mfite n'ibindi byinshi yongera nsubiza mu kazi neza ubundi kuvuga Imana kandi tuyikorere izaduhemba. Muyikomera amashyi. Imana asurumva nabuzugo hamwe ubwo umuntu ukiri mu byaha ukira hose rwose n'ubigenda batakurambureho ibiganza. Nanjye ndi kwigaragura mu ivata. Imana irambwira Imana yampaye ubutumwa mbabwira kadusome mu butumwa bwiza uko bwanditse na Matayo. Hagere vuba umuntu ugura telefone y'ibihumbi 100 udafite Bibiliya nawe uri mwiza murungu nta kigenda cyawe. Udafite rekire mona zakita igitabo cy'indirimbo nta kigenda cyawe. Nguru kureba ibintu bya telefone gusa. Ngenzi n'ibintu by'iterambere utagera ngo zirambuga ndazize byose. Haleluya. Ariko neza igitabo cy'indirimbo dore mba nakibitseho n'ijambo ry'Imana. Mujye mugura Bibiliya ibice 6:25 kadusome mu izina rya Kristo Yesu. Ariko umuntu umwe yadusomera ntabwo ndatinda iri jambo rwose ririsobanura ni message. Kadusome mu izina rya Yesu ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 26:25. Nico gituma mbabwira nti nimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Nimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ni buruta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. 26. Nimurebe ibiguruka mu kirere, nibibiba nibisarura, nibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ni mubiruta cyane. 27. Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe. 28. None se ikibaganyisha imyambaro niki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera. Ntibugira umurimo, nibuboha imyenda, kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nka karabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi cyo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, nizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukemwe. Mwabafite ikimwe. 31.
nuko nimukiganyire mugira ngo tuzajya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. 33 ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Nimukiganyire mutekereza ibyejo, kuko abejo baziganyira ibyejo umunsi wose ukwiranye n'ibibi byaho. Tugushimiye ijambo ryawe, komeza udusobanurire mu izina rya Yesu, amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nayo magambo Imana yaransuye iri kungereka ko yuko ngomba kuza hano, menyesha ubuyobozi ko ndi buze. Yitansuye nge ntabwo mfa kugenda, ubundi utantumiye cyangwa ngize ntabwo rwose naninyinya nge nakwereka. Haleluya. Nucyo nge nibereyeho. Aya ni amagambo yavuzwe na Yesu. Yesaya yarahanuye, Yeremiya arahanura, Ezekiel n'abandi bose bagenda bahanura. Yohana Umubatiza nawe ibyo yavuze n'abandi bose. Ibi byo bisurinyeho ni ibintu Yesu yigishije mu bice bitanu. Noneho ngabanya abantu benshi bari kumusanga, ngazamuka umusozi ageze hejuru hano kuri Matayo, aricara aratangira avuga abahiriwe abaribo. Hari akantu kanyica hano mwumva karanzengereje karanogonoye. Mu bice bitanu gatandatu aravuga ngo hahirwa abafite inzara n'iki yemwe n'inyota byo gukora iki, byo gukira. Mu gitondo ukaba ufite inzara n'inyota byo gukiranuka, apana kubyukira muri za seburi koko na bwa bufilime butuma mwikinisha na bwa bundi bwose na bwa buseri murirwamo, ugasanga mwashirije ibyo kurya, ukazinduka mu gitondo washize mu turirimbo aba Yesu bishimira. Usoma ijambo ry'Imana ngo hahirwa ugufiteho imbaraga, abantu wahemukiye ugenda ubababarira. Hahirwa umuntu ufite inzara n'inyota by'iki byo gukiranuka. Katwihuta kuri 13 cyakugera hariya 13 arabarebye abaranganyamo amaso, aravuga mu rumunyu w'isi. Umunyu yukayutse nta kintu bikimaze uretse kujugunywa bakazagenda bawukandagira. 14 aravamura umucyo w'isi. Umudugudu wubatswe hehe ku mpinga y'umusozi nubasha kwija. Katwihute 16 aratubwira ati abariko umucyo wanyu ugaragarira imbere y'abantu bose, ngo nibabibona bahereko bahimbaze so wa hehe wo mwisho. Mutuntu twiza twubwire bona keta basaya Yesu yegeshaga nawe muri iyi minsi akozamuye Dubai. Wenda uzajya Dubai ubwato buguhirike mu nyanja. Yakubwira ati si umva Imana ikongereye imbaraga kugira muri urugendo uzarusoza amahoro. Haleluya. 17 Yesu aravuga ati ntabwo nazanywe no gukuraho amategeko, ahubwo naje kugira gute. Haravuga kuyasohoza. Ujye musoma ijambo ry'Imana ntabwo ari kuyakomeza. Soma neza, naje kuyasohoza. Haleluya. Yigisha amategeko yose. Amategeko 10 Imana yahaye Mose muri mu kuva 20. Yesu naratangaye ngo babonaga uburyo yigisha, ngo akigisha mashize amanga, atari inyigisho z'abasadukayo z'abafarisayo. Ebona ketabosaya ngo yigisha shize amanga. Barababwira ati nimukice, arababwira ibintu byinshi cyane. Naho nasune bababwira ati nimukahukane. Abagore mwahukana muba mutsinzwe, nta kigenda cyanyu bahayeze. None nimukahukane nabyo birimo. Noneho twihuse kugira dusoze dufite n'undi mwigisha arababwira mugabo wawe yagukubita yabigenza gute, reko tabosi yakonga kuguhahira nukagire gute, nukahukana. Dufite n'abagabo bahukana bafeke baragenda. Nukagire gute inzara, nibashaka babirukane mu nzu ya mbere babirukane mu ya kabiri. Dufite Uwiteka urengera muri ibyo ngo Yesu ni byose kandi umufite ntacyo abasha gukira. Haleluya. Yesu noneho arababwira, amaze kubabwira ayo mategeko yose yongeramo n'akandi kantu ngo nimukiganyire. Nibyo Imana yambwiye. Haleluya. Mama ntukiganyire, ntukiganyire ngo ibiciro byazamutse rata. Mushake kwahukana, mushake kubigenza ute, abana nimukiganyire ngo akazi kabuze
kawunga yazamutse, ubugari bwazamutse, umuceri nyanubu bari kuvuga ngo hari uwitwa Kinyoni ngo waruriye byatari, noneho hariho nk'amakara yarazamutse nk'ibiki. Nimukagira gute? Dufite umurengezi. Haleluya. Nimukiganyire ngo tuzarya iki, ngo tuzambara iki. Bibiri itanga urugero ngo murebe umwami Salomo yari umuntu wambara neza, ariko uburado bwangereye uburyo mburimbisha ngo buramurenze, uburado bwambara cyane kurenza Farawo. Salomo kubera Salomo. Haleluya. None ngo uburyo ubwo nambika uburabyo kandi ejo bukavaho, ejo bakabutwika. Mwebwe nge data wanyu so wo mu ijuru nzaburute kubaha ibyo kurya. Ababwira iby'inyoni uburyo zitabiba, uburyo zidahinga, kandi inyoni nizibyara ibyana bikabaho si. Haleluya. Ntihongere kwiganyira. Dufite umurengezi, dufite Imana yaciyemo inyanja itukura kabiri, dufite Imana iturwanirira, dufite Imana yagiye iduhagararaho. Reba ibintu yagiye ikora. Haleluya. Ubundi uvuga ati yakoze biriya, izakora n'ibindi bintu byose. Ngenda nyirebera mu bintu yagiye ikora, navuga ati Imana wampaye agakiza, navuga ati Imana wankoreye ubukwe n'agatanu, ukoresha isi yose, nkubita amafaranga, nkubita inoti, nkubita umwana w'umusore neza usa na se mwiza cyane w'umusore. Haleluya. Navuga tuzakora n'ibindi. Kadusoze. Imana ishimwe cyane. Kabiri n'umushyitsi noneho nawe twigishe, ariko Imana ivuganye namwe ngo nimukongere kwiganyira. Haleluya. Kadusenge, muhaguruke dusenge. Hari abantu bagiye biganyira, duhita dusengera n'umwigisha, ubundi nawe akomeze ngende hano, nta kibazo nzaza mbere. Haleluya. Mukomere Imana amashyi yatugaburira. Nimukiganyire, ariko hari akantu ka nyuma kavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana n'iki yemwe? Izo nduru n'urwo rusaku n'ubwo butiku bwawe n'ibyo bintu byose ugenda uyijujutaho ubu biretse. Ushaka ubwami bw'Imana n'iki? No gukiranuka. Ibindi byose bizikora. Perezida we yamanutse akagiye hirya za Rushubi cyangwa amanuka akajya hehe. Umva, abantu baragenda bagakuraho, bakiyeza, bakamera neza, bagasokoza n'ibiki byose. Mushaka ubwami bw'Imana n'iki? No gukiranuka. Ubwami bw'Imana yo bwamanutse buzagenda bukora ibintu byose. Turagushimiye Yesu kubwo ijambo ryawe. Urakoze kubanye natwe, urakoze kuvuganye natwe. Abantu bari ku misozi y'ubukene bariganyiriye, bamwe betenze ku masezerano, abandi basubiye inyuma. Nyakubahwa Imana ubabarire kandi ubongeremo imbaraga. Tugushimiye ijambo ryawe, tugukomeye amashyi. Izo mundu nazo ni izawe. Tukweretse umwigisha ugiye kwigisha, bana nawe, hagarara nawe, imbaraga zawe zimuganze mu izina rya Kristo Yesu. Amen.